Muraho neza mbanje kubasuhuza mwe mwamaze gukora subscribe kuri iyi channel, nawe utarayikora akaba ari bwo bwa mbere wahageze, aka ni ko kanya ngo ukore subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Ikindi kandi wifuze uze gufungura notification kugira ngo igihe cyose dushizeho ikiganiro ujye ubasha kukibonera ku gihe. Rero nje hano kugira ngo mbabwire bimwe mu bice by'ibanga by'abagore bituma abagore banyara igihe bari mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Abagabo benshi baribaza ngo ese ngiye ko mfite umugore akaba atanyara, iki se yaba afite ikibazo cyo kutagira amatembabuzi cyangwa se ni ibindi bintu, ni uburwayi ni iki? Rero hano we wamaze kugera hano ugiye kurushaho gusobanukirwa. Abagore bagira ibice bigiye bitandukanye. Hari igice bita clitoris cyitwa vagina, hari icyo bita za majora, hari n'ikindi bita vulva. Gusa muri aka kanya tugiye kuganira ku gice bita clitoris. Clitoris abantu benshi kubera ari mu rurimi rw'icyongereza bashobora kuba batazi ngo ni iki. Clitoris ni agace k'umukobwa kaba gafite inyama itukura. Mu kinyarwanda benshi bakunda kukita ngo ni agashyimbo. Iki gice rero akamaro kacyo ni akahe? Niko tugiye kuganira. Wowe wamaze kugera hano, icyo usabwa ni ugukora subscribe, like ndetse na share. Rero kano gace bita clitoris, akamaro kako, akamaro ka mbere igihe umugore arimo akora imibonano mpuzabitsina, iyo umugabo afashe umutwe w'igitsina cye akajya kubitaho, bituma umugore agira ubushake, akagira ubushagarira, akamera nk'umuntu ufashwe n'amashanyarazi, bityo bigatuma ajya muri mode yo gukora imibonano mpuzabitsina ndetse bikanamwongerera kurekura amavangingo. Rero abagabo bajyaga bibaza ese ngo kubera iki umugore wanjye atajya anyara nk'abandi bagore, bityo bakaba bajya kubaca inyuma bikaba byanasenya ingo zabo. Iri ni ibanga mbibiye. Igihe urimo utegura umugore wawe mbere yuko utangira gukora nawe imibonano mpuzabitsina, wamaze kumugariza, mukoze ku mabere ahantu hose, nyine yamaze kugera santima, mu rwego rwo kugira ngo agire ubushake ndetse ajye no muri mudu yumva ameze nk'uko nawe umeze, mutangira igikorwa buri wese yishimiye undi. Bifata umutwe w'igitsina cyawe, ubwo ndavuga umutwe w'imboro, winjiza mu gitsina cy'umugore ariko utinjizamo cyane, ugenda ukubita impande n'impande, hasi no hejuru, nurangiza ugenda ukubita kwako kanyama bita clitoris cyangwa se kazwi nk'agashimbo, ugenda ugakubitaho gake gake. Umugore muri we yumva arimo akirigitwa, mbese akumva abuze uko yifata, agatangira kugenda yikaraga ikibuno, atangira agenda akwegera gake gake, akwegera yagira akagufumbato ku buryo wikanga anafashe igitsina cyawe cyose akakiyinjizamo. Ubwo icyo gihe nyine aba yumva yashiriwe, ari nabo azaba yamaze gufatwa, ukabona hatangiye kugira amarira mu maso cyangwa se akagenda atoha cyane mu gitsina, akaguma azana amazi. None iyo bamaze kwinjira mu gikorwa nyirizina, ushobora kwibazaho ngo bigenda gute? Ese kaba yamaze kuzana amazi mbere y'uko ukora imibonano mpuzabitsina? Ubwo mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina amazi ashobora kwanga kuza. Hano rero ndaje ngo nkumare amatsiko. Igitsina cyamaze kugeramo ibyo bindi byose, amaze kubitegura, igitsina cyawe ukacyinjizamo, ukajya usunika ukuramo, usunika, ariko igitsina ntigikuremo cyose. Arahugera ukumva ugiye nko gusohora. Iyo ugeze ahandi ho gusohora, ufata nanone igitsina cyawe ukagenda uguma ukubita kuri ka kanyama ka clitoris, ukubitaho. Ubwo uko ugenda ugakubitaho cyane, niko umugore wawe agenda arushaho kugira ubushake ndetse n'umubiri we ugatangira kugenda ukora amavangingo menshi cyane. Ariho uzajya kumva atangiye kugenda agira ngo agenda agufata nko ku kibuno kugira ngo igitsina cyawe kigumemo. Icyo gihe bizakubwira iki? Bizaba bikubwira yuko uwo mugore wawe yamaze kuryoherwa n'igikorwa arimo, kandi nawe yamaze kujya muri mudu neza, ku buryo iyo ukomeje kugenda ubikora uko nguko, ujya kugeza igihe cyo kurangiza n'umugore wawe yamaze kugera ku rugero rwa nyuma rw'ibyishimo, ukarangiza nawe arangiza. Rero mu rwego rwo kugira ngo umugore wawe atazajya guca inyuma, iki wowe wakomezanyije natwe kugera kuri aka kanya, kora subscribe kugira ngo
n'ibiganiro byo ku wundi munsi tujye dutegura uzajya ubasha kubibonera ku gihe. Uyu munsi tuganira kuri clitoris, ubutaha tuzaganira ku cyo bita majora. Majora yo mwibuke ko irimo ibice bibiri, hari icyo bita minor na major. Ibyo byose bikaba bigira akamaro kagiye gatandukanye. Ubwo rero wowe wakomeje gukurikira